Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe, Uwiteka abishimire. Amazina yanjye ni Ntivuguruzwa Jean Pierre, ndi umuntu w'Imana, ndi umukozi w'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu Bafilipi, ni ibice bibiri ku murongo waho wa gatatu, haravuze ngo ntimukagire icyo mukora kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Tugiye kuvuga ku ijambo bavuga kwicisha bugufi kurutwa na mugenzi wawe. Amen. Buri wese yicishe bugufi, yitware uko ari, areke kwitwara uko atari. Kuba umukristo witwara uko Imana igushaka. Amen. Iyo umuntu yifata uko atari, Imana imubona uko atari. Kugira ngo abone ineza y'Imana biragorana cyane, ariko iyo wifashe ukuri uko ugaragara imbere y'Imana, Imana irushaho gukora, Imana irushaho kukurwanirira. Iyo umuntu yifashe uko atari, yambaza izindi mana, kandi Bibiliya yanasomye birambwira ati kwifata uko utari bishobora gutuma uneshwa cyangwa uhura n'ikigeragezo ntubashe kugitsinda kubera ko wifashe uko utari. Urugero, Abisiraheli Imana yabakuye muri Egiputa, barangije bakajya baramya izindi mana, bigatuma Imana ibafata uko batari kandi barayikoreye. Amen. Imana ishimwe.